neza nshuti bavandimwe bakurikiye Wideland TV, turabasuhuje. Dufashe umwanya kugira ngo tubaganirize rero ku buzima bwacu busanzwe mutamenyereye, wenda se musanzwe mutuzi mu buryo bwo gutanga ibiganiro binyuze kuri iyi channel, ariko nta mushobora kuba mutazi ubundi buzima tubamo hanze aha, ariko mu by'ukuri nk'uko nzi neza ko bishobora kuba byanatungura abantu benshi. Burya ndi n'umuhanzi mu buryo abantu benshi batazi, ariko reka ne kwirirwa njya kure muri byinshi cyane. Iyi ndirimbo murimo kumva muri iyi background nayiririmbyemo icyo gice muri kumva kibanza ninjye wakiririmbye, fatanya n'undi muhanzi witwa Clever muri Amerika. We agiye no kuza abigarukaho cyane, ababwira uburyo nimba ahantu igitekerezo cy'indirimbo kugira tuyikora aho byaturutse n'ibyo byose. Aragaruka ku buzima twanyuranyemo, uburyo twatangiranye, natangiye umuziki wabimazemo n'igihe kirekire. So nanjye bisa naho nkitangiramo ko iyo ndirimbo muri kumva niyo nyine naba nararirimbye muri studio, ariko n'ubundi ubuzima bw'umuziki numva naratangiye kuba nabyinjiramo gake gake, bizagenda biza. Ariko abari batanzi wenda aho ibyo bintu byo kuba najya mu muziki, mwumve yuko nanjye hari ikintu mbiziho, cyangwa se nimba nta n'icyo mbishoboye ariko nigeze mbikoraho nk'uko muri kubyumva muri iyo ndirimbo. Iki gice kibanza muri iyo ndirimbo njye wakiririmbye. Mu kanya gato cyane naje nakire Clever mu mashusho meza cyane, agaruke ukuntu twabanye mu buzima bwo ku ishuri kugeza n'ubu. Following ni Wideland TV, WID ugashyiramo umwanya LINE ugashyiramo umwanya TV, ya mu musapotinge ni Wideland TV, mu musapotinge akunda gukora ibiganiro nyine byerekeye ku rukundo, nyine ku buzima busanzwe twari kugira abantu inama, cyangwa akakubwira ati akaguhereza red pill. So rero dore ndagusuhuje mbo rero man, njyewe injya gukora indirimbo wigize iki ni igitekerezo nagize, ariko kigendeye ku bantu biyemera, abantu nyine bishira hejuru. Kandi ijambo ry'Imana navuga ngo burya ngo uwishira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashirwa hejuru. So rero twakoze indirimbo nagize igitekerezo, noneho kubera yuko nari mfite beat, numva beat ni nini kuyuzuza njyenyine, nasa nkaho ngiye kubogama cyane, ahubwo biba ngombwa yuko nshaka undi muntu urampereza nyine idea. So rero Doni umushuti wanjye back in the days ku ishuri Ezapani, twahuye muri 2012 turigana construction, turatigitana, turasonzanya, struggle zo muri interinama muzizi, ariko tukaba tuzi nyine tukaba tuzi yuko nyine dufite impano, tukaba twaragize igihe tukaganira, tugakora nyine sinzi ukuntu navuga nyine kwa kundi tubona ko umuntu afite impano, abona ko mfite impano, yenda mbona ko afite impano. Nyuma yaho nyine tubaho gutyo nyine, twe twashakishaga ubushobozi, kwishura ishuri, kwiga nyine kugira ngo urangize ufata ako gapapuro, nyine ibintu byinshi cyane. None tugeze no hanze nyine ubuzima buraduhitinga, turatandukana, kuko akenshi abenshi biba bigoye kugira ngo wa muntu umwicaranye ku ntebe yo mugeze hanze ubuzima busanzwe mwongere mu struggling cyangwa mu buzima urumva bumwe cyane cyane, kuko hanze ubuzima pe buba butandukanye. Rero mpita kuko twaravuganaga, ariko nkaba nzi ko n'ubundi agifite impano. Noneho sinzi ukuntu no twagane muri hangane, izuba niba riri kumerera nabi mwihangane kundi hanze. Sinzi ukuntu navuze ati ariko Doni ko afite impano kandi nkaba numva yuko namufasha, so why not ntamuhereza kino gitekerezo ngo numve. Ariko twabanje kuganira, hari indirimbo n'ubundi tugiye kuzakora nayo y'urukundo, turaganira, duhura n'umuproducer avuga ati noneho twakora zino ndirimbo ebyiri. Iya mbere ajya muri studio iwana arabikora neza, yararangiye y'urukundo, asigaze vashi zanjye, undi nkavugana na BNS. By the way, shout out kuri BNS, kabisa uri umuntu w'umusaza, ari umuntu w'umugabo, ibikorwa byawe ni indashikirwa, biragaragara. Naraboneka ikindi
mbo ajyayo akora iyo ndirimbo, noneho akora na Wigiziki. Yakoze indirimbo ebyiri kabisa, Doni kabisa, mwumve ko ni music machine. Ararekodinga indirimbo ebyiri. Iyi verse niho yayirikodinze yo muri Wigiziki, noneho n'indi ndirimbo nayo yarayikoze, zose zararangiye, basigaye party yanjye ya mbere nayo narayirangije, nashizemo ibitero nyine Wigiziki, noneho indiraje. Noneho mbo iyo ndirimbo Wigiziki ngewe mbega nashakaga kuvuga nyine ku bantu biyemera, ariko nabishize muri story ndatangira ngo nige yaguze henesa amase gusinda yiyongoza imihanda asumbika imbayi cyane kenyero kumbe yatera kubinkoko. Nyine kwa kundi hari ubantu usanga bari kwiyemera, umuntu urazi abantu nyine abantu banywa baciringa, hari ukuntu ujya kugurira nk'umuntu urumva nyine ukabuze yuko wenda yinywera, wenda tuvuge akabyeri cyangwa iki, ariko kubera ko azi ko ufite amafaranga wamubwira ngo ugiye kumugura, nawe azi ko ufite amafaranga agahita ava kuri cya kintu kiwakunda wa mwihariko we, agahita akubwira ati ngewe iki ngiki, ariko atari ukuvuga yuko ngarakiretse ahubwo kubera ko yabonye ko ufite amafaranga. Nyine ba bantu bajya nyine vuga ati kwiyemera ntabwo biba bivuze vuga icyuma ukimwe uriyemera uhindura umwimerere wawe, ejo n'ubundi uragera gute urakugarika. So rero nsa nkaho nzanye story y'umuntu nyine tu wiyemera gutyo, ariko ni no offensive, nta muntu wenda nashatse kuvuga ngo ngiye kuririmba cyangwa kuvuga, nyine ni story tu n'ubuzima busanzwe, ariko nashatse kugira ngo nshiremo ubuhanzi, nshiremo art, nyine mbishiremo ubuvanganzo, ntihazagira umuntu azavuga ngo namwatatse. Mbo noneho ugasanga nyine bene nk'uwo muntu ariyemeye anyweye n'izo nzoga zihenze kuko atazishoboye, zikaba zamukoresha nyine amabara, zikaba zamujyana wenda nko mu buraya, mu bujura se, akaba yarara ahandi, nyine zikaba zamwandagaza. Noneho urumva ngiye nafatira noneho urugero ko wenda zimujyana, hari abantu bamara kwikubitanamo agacupa kakaba kari kumwongoza nyine kujya kureba inkumi, yaba afite girlfriend, yaba afite umugore, yaba afite gute, ibyo ngibyo ntabe akibyibuka. So rero niho namo ndavuze ati nyine asumbika indaya ijyana genyero kumbe yateraga uw'inkoko. Yaguze indaya nyine ijyana muri ghetto, kandi mu by'ukuri ubushobozi bwiwe kubera ko atari cyo kinanywa, indaya arigeze bazisaba ngo wenda ngo uzigire iby'indaya, murabizi ntabwo njya kubivuga cyane, urumva ngo zishimishe. Noneho wowe wagerayo bakundi yari zikura ishimisha ntuyishimishe, bikarangira nyine ziguciye ibirokoroko. Ibirokoroko rero abenshi murabizi nyine hari amapeti y'abasirikare bakunda kubyita ibirokoroko. Ibirokoroko ni slang, ariko abantu bita nyine tu ibyubahiro, cya cyubahiro umuntu aba aguhereza nyine, cyane cyane mfatire ku basirikare, ari gusanga bafite ibirokoroko ku ntugu zabo, nyine byubahiro, cya kintu nyine kikuranga, cya kintu kugurisha icyubahiro abantu bakubahira. Ugasanga indaya irabigutwaye, cyangwa ugasanga umuntu arabigutwaye, atari ukubera yuko uri mu bahubwo, ari uko wasize umwimerere wawe. Urumva asumbika imbayi cyane kenyero kumbe yateraga uw'inkoko, bakupfuka mu mashuka bikazamuciye ibirokoroko. Erega ujya ugabanya igate, iyi si utibamo tukayisiga, nawe ngo yashize mu mago kubera injoga za bwabuniga. Nyine ujya ugabanya igate, iyi si nta mpamvu yo kwiyemera cyangwa utumwimerere, kuko ino si tuyiriho, ariko turi abagenzi tuzayisiga. Rero gumya ku mwimerere wawe, umuntu urumva wishukwa nayo ngo akwibagiza umwimerere wawe, ahubwo menya umwimerere wawe. Unguza manino mahomi wishukwa n'ubugambo bw'uwa Mariya, umwana wo mu gisagara uramenye sinavukiye mu ngagara. Naravuga ati nyine cyane cyane ibyo bifata babana nyine bavukiye mu buzima bwiza, ko n'ubundi baba bafite kode bagenderaho. Ariko umwana wo mu gisagara, nashaka kuvuga umwana wo mu gisagara ni abana bo mu cyaro, n'umwana wo mu ngagara ni abana bo mu bakire. Rero izo njuga ziye zifata abantu nyine abo biyemezi, n'ubundi ni babandi bafite ibyo biyemerana. Ariko nawe igihe udafite icyo kwiyemerana, umuntu ufite icyo kwiyemerana ntakaze ngo agushuke utumwimerere wawe, kandi nyuma yaho n'ubundi risk zitazaba rimwe. Umwana wo mu gisagara uramenye sinavukiye mu ngagara, nubwo nyoko yaba muganga, life yaguta mu manga. Nubwo nyoko nyine yaba ari igitangaza cyangwa ababyeyi baba hari icyo bafite, isi iraguhinduka nyine yaguta mu manga. Urumva life yaguta mu manga, nubwo nyoko yaba muganga, life yaguta mu manga. Urumva amagara ni nk'umugezi utembera utembana n'abasizi.
amagara nyine ni umugezi, amagara ni umugezi. Uwo mugani navuga ko inspiration nayigize maze gutekereza ku buzima, noneho mpita nsanga ubuzima ni nk'umugezi, sibyo? Ubuzima ni nk'umugezi utembera utagira iherezo, ariko amagara ni nk'umugezi utembera utembana n'abasizi. Burya n'ubusizi nabwo ntibugira iherezo, ni uguhanga, ariko umuntu agahanga, ni ugupfumura, ni uguhanga, ni ugutekereza. Rero n'ubuzima nabwo ni uko buba bumeze, bisaba kugira ngo nyine urebe kure, uvuga ati uyu muntu ukambwiye iki, so ari kumininga iki, nyine urebe kure, urumva utobore, urebe kure, noneho utembane n'ayo mazi, utembane n'ubwo buzima, ariko nyine aho azakujyana, kuko yo agera kure, ariko wowe uzakujyana ntabwo uzagerayo, ahubwo uzagarukira hafi. Rero nyine ujye umenya ubwenge, umenye iherezo ryawe, umenye aho uzagarukira, urumva ni ibyo ngibyo. Rero amagara ni nk'umugezi utembera utembana n'abasizi, urumva? So rero ujye ugabanya amagambo, njye ni nk'amazi no muri ge ngo baranzi ko ndi wa muhanzi abenshi batazi wabonetse mu basenzi. Rero ni ukuvuga ngo ujye ugabanya nyine amagambo ku bantu abo ari bo bose. Mpamvu nabyishizeho ni ukugira ngo uzagire umuntu ngera gute, ujye ugabanya amagambo, wirinde icyo ubwira abantu, wirinde ibyo abantu bakubwira. Yego uganire n'abantu bose, umenye ibitekerezo byabo, usabane b'umuntu, ariko ujye umenya yuko iherezo y'ibyo byose birangira ari wowe wenyine, birangira ubuzima ari ubwawe, urumva? Rero iyo wamaze kumenya ibyo ngibyo, uba nk'amazi nyine yayandi atembera atembana n'abasizi, uba nk'amazi, urumva? Kandi nyine abantu bakuzi bakaba bayazi, kuko iyo umuntu akuzi biba bigoye kugira ngo abe yakuzanaho ibintu byinshi cyane, ariko iyo atakuzi ntihaze n'ibintu byinshi cyane, urumva? So rero rero ndi wa muhanzi abenshi batazi wabonetse mu bashenzi. Ndi umusani nyine ufite impano, nyine abantu benshi ntabwo batekereza yuko wenda Claver ko ari igihe nkora music, nkora gospel, nkora hip hop, nkora iki, ngewe injyana zose nazikora, ariko ntabwo abantu bose bazizi. Side yose nashaka kujyamo nayikora, beat yose washaka kumpa nayikora, ibyo ngibyo byose, ariko nzi ko nta bantu babinyizereramo. Ariko nashatse kubabwira yuko nyine bya bindi utekereza ko ntakora nabikora, kandi ubushobozi nabubona, kandi impano yanjye ngewe nayituye Uwiteka. Navuze ati Imana wowe wampaye impano, uzampe no kuyikoresha. N'impamvu ntaririmba ibishegu ni ukubera yuko inzi yuko hari abantu nyine banyumva biyubashye, kandi ngewe nkorera music kuri positive vibes, nta pressure ndiho, mbikora kubera yuko nshaka gutanga ubutumwa, mbikora yuko inzi yuko umuryango wanjye uzayumva, abapeti banjye bazayumva, inshuti zanjye zizayumva, nizizumva rero n'ubundi ntibizatobe, n'ibyumba ibyo naririmbye, iyo message ntizatobe nyine y'amazi, ntizatobe wa mugezi, ahubwo tuzakomeze dutemberane n'abasizi. Nuko nguko rero ewana Doni nawe buriya mu kanya nyine uragira ukuntu bigenza. Rero kabisa thank you, mukomeze mu following Wordline TV, mumube hafi, mumushigikire, kandi nanjye mukomeze mushigikire Claver Viva Music, subscribe, share. Abakunzi banjye mukomeze munshigikire. Nshobora kudakora umuziki uyu munsi, ariko anytime nyine nabahereza umuziko, kandi nyine tuyimba nkora. Rero ni no offensive, niba udashima ibyo nkora nyine niko bimeze, turi abantu, ariko niba unabikunda ujye unshigikira, sibyo? Niba utankunda so uzakunda indirimbo zanjye, niba ari ubutumwa bwagufasha nyine tuzakugirira akamaro, kandi bizaba imbuto nyine uzabiba muri wowe, kandi zakuzamura zikakugeza aho Imana yakugeneye. So rero thank you so much. Ndumva byinshi rero Claver yabivuze. Claver kabisa aho hose ndagushimiye kabisa, ukomeze ugubwe neza abana, kandi turacyari kumwe. Ubuzima bw'umuziki ko nabutangiye, ndumva nanjye gake gake nzagenda dushawukiramo imbaraga. Turacyari kumwe, kandi warakoze kabisa kumfasha kongera kuba nagaragaza icyo nshoboye mu muziki. Ndakeka nzakora uko nshoboye kose, cyangwa ko nzashobozwa n'Imana. Impano yanjye ntizapfukiranwa nk'uko wenda se nakabaye narayishyize hanze, yaragaragaye kera, ariko ubu nemeye kuba nayishyira hanze, wenda nubwo itazangira umumaro ukomeye cyane, ariko
bikagaragara yuko nanjye wenda hari icyo nari nzi cyane nari mfite cyari kiri muri njye abantu bakakimenya, kandi Imana inabishatse wenda bishobora no kuba byazanagera kure. Ariko by the way ndagushimiye cyane kabisa, kandi niyo ndirimbo ya kabiri iri inyuma ndakeka mu minsi iri imbere itarambiranye cyane abantu bazayumva izasohoka, yo nanabateguza ko izaza ari fire cyane cyane kuruta n'iyi ngiyi twasoje. Ariko by the way mwajya mujya kuri Clever Vivo Music mukayireba mugakora iyo subscribe, kabisa ni umuntu w'umugabo cyane, mukareba n'izindi ndirimbo nyinshi cyane afiteyo, afite ibikorwa byinshi cyane yagezeho we kabisa, afite ibintu byinshi cyane, indirimbo ziri kubarenga hafi 20 yakoze, urumva ko afite ibintu byinshi cyane we yakoze kabisa. Mukomeze kudushyigikira mutube hafi, turabakunda cyane kandi tuzakomeza kubakora byinshi byiza cyane. Murakoze. Ricky Ziki, yo.